Ndagusuje mukunzi wacu ari nako nanaguye ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni nyuma y'aho impanuka ikomeye cyane ibereye mu karere ka Nyamasheke maze igatwara ubuzima bw'umuntu. Iyo mpanuka rero ikomeje gutera ubwoba abagiye batandukanye, mbese yaba yatewe n'iki? Mbese kuri ubu abagiye batandukanye bo baba batangaje iki nyuma yo kubona iyo mpanuka itwaye ubuzima bw'umuntu? Ese kuri ubu polisi y'u Rwanda yo yaba yatangaje iki nyuma yo kubona iyo mpanuka iteye ubwoba ibereye muri kano karere ka Nyamasheke, ngo dore ko nta n'igihe gishira kano karere katumvikanyemo impanuka za hato na hato. Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo tuje kubarambira mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni uko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'iyi mpanuka mbi cyane yongeye gutera ubwoba abagiye batandukanye, haba abo muri kano karere ka Nyamasheke ndetse no mu gihugu cyose, nyuma y'uko iyi mpanuka iteye ubwoba cyane yari yumvikanye muri aka karere, ngo dore ko kano karere kadakunda kumara igihe kirekire nta mpanuka kandi zitwaye ubuzima bwa benshi zitahumvikanye, ngo dore ko naho hasigaye humvikana impanuka cyane cyane muri kino gihugu cy'u Rwanda kurusha utundi turere tugize kino gihugu cy'u Rwanda. Ngo kano karere ka Nyamasheke ngo muri iyi minsi ngo kaza nko ku mwanya wa mbere. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru ibabaje cyane, ni inkuru itugezeho aka kanya, ni nyuma y'aho impanuka iteye ubwoba ikomeje kubabaza abagiye batandukanye. Ni nyuma y'aho iyi mpanuka yagonze umuntu ahita abura ubuzima. Amakuru atugeraho aka kanya avuga ko umuturage witwa Mukabideri Adelina w'imyaka 50 y'amavuko, wari umukozi wa Compassion Internationale muri paruwasi ya Musengesi mu itorero ryo mu murenge wa Gihombo, akarere ka Nyamasheke, yaguye mu mpanuka y'imodoka yari imutwaye. Iyi mpanuka ikiba rero yahise itera ubwoba abagiye batandukanye bitewe n'uko babonye urupfu rw'uyu nyakwigendera ko yapfuye urupfu rubabaje cyane kandi rukomeje kugenda rushengura imitima y'abagiye batandukanye. Amakuru avuga ko uyu nyakwigendera yishwe n'imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri yavaga i Rusizi yerekeza mu mujyi wa Kigali, ubwo yari arimo arururuka kugira ngo ave muri iyo modoka atahe ajye mu rugo rwe. Ubwo ngo nyuma y'aho uyu muturage cyangwa nyakwigendera yari avuye mu kazi nk'ibisanzwe, maze iyi modoka yagera aho ihagarara maze uyu nyakwigendera akayivamo. Ubwo rero ngo yayururukaga nibwo yahise abura ubuzima. Iyi mpanuka ikomeje kubabaza abagiye batandukanye yabaye ahagana saa 11 z'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 Ukwakira 2024. Amakuru kandi avuga ko uyu mubyeyi yavaga muri santere y'ubucuruzi ya Cyazo mu murenge wa Kanjongo ataha iwe mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Kibingo mu murenge wa Gihombo. Uyu ubwo yavaga mu modoka yatezwe n'igitenge yari yambaye gifashwe n'agasumari ko ku rugi rw'imodoka. Umushoferi akeka ko yavuye mu modoka, undi yikubita hasi, imodoka ihita imugonga.
Iyi nkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Nyamasheke. Yanababajwe cyangwa yanemejwe n'umuvugizi wa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi, aho yavuze ko iyi mpanuka yaturutse ku burangare bw'umushoferi utarebye neza ko umugenzi yavuyemo ngo abone kugenda. Aha yagize ati impanuka yabaye kandi twihanganishije umuryango ubuze uwabo, twibutsa abatwara abagenzi ko bagomba kwitonda bakabakuramo neza igihe bavamo, bakareba ko imbere inyuma no ku mpande nta kibazo gihari mbere yo guhaguruka, kuko uretse kubatwara baba banashinzwe umutekano wabo, kuko hari n'igihe baba bihuta bakaba bateza impanuka nk'iriya ibaye aka kanya. Uyu muvugizi wa polisi y'u Rwanda yakomeje agira ati umushoferi nyawe utwaye imodoka aba agomba kumenya ko uretse iyo atwaye aba anatwaye izindi enye mu muhanda, aba atwaye iri imbere ye, iri inyuma ye n'iri mu mpande ze, aba areba ibintu byose bimukikije abirebera muri retroviseri. Uyu rero iyo ayikoresha ntanahaguruke avuduka. Uyu mubyeyi ntiyari kwikubita mu mapine ngo amukandagire ubundi ahite abura ubuzima. Ubwo rero twakoraga iyi nkuru, umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Mugomero mu karere ka Karongi, naho umushoferi wari utwaye iyo modoka ya kwasiteri ahita ajya gucumbikirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Gihombo muri ako karere ka Nyamasheke. Uyu nyakwigendera kandi amakuru atugeraho avuga ko yasize umugabo ndetse n'abana 6 barimo abakobwa 2 ndetse n'abahungu 4. Twibutse ko iyi yo ari KN Radio ukomeje gukurikira, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru ibereye mu karere ka Nyamasheke, aho habaye impanuka mbi cyane kandi impanuka ikomeje gutera ubwoba bagiye batandukanye. Ni nyuma y'aho umugenzi yagonzwe n'iyo modoka yari imutwaye ubwo yari arimo arayivamo yerekeza ahatuye, maze iyo modoka yari arimo aravamo ihita imutwara ubuzima. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.